Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, inshuti z'umusaraba badukurikiye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abami ba mbere, ibice 18 umurongo wa 38. Haravuga ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Twakire neza ijambo ry'Imana. Uwiteka turengere, Uwiteka tugirire neza, tubere maso. Ubundi abanyarwanda tumenyereye yuko ahanini amazi ajya azimya umuriro, cyangwa umukungugu ukazimya umuriro, kuko ari byo bifite imbaraga nyinshi cyane. Ndi ku ijambo rivuga ngo umuriro w'Imana muri uno mwaka wake mu buzima bwawe. Umuriro w'Imana wake mu mibereho yawe, umuriro w'Imana wake mu buzima bwawe, umuriro w'Imana wake mu mibereho yawe, umuriro w'Imana wake mu bikorwa urimo gukora, umuriro w'Imana. Uwiteka tugirire neza, aturengere. Dusomye amagambo meza kandi menshi, atari makeya. Uwiteka aduhe imbaraga, aduhe ubutware, kandi aduhe kumwumvira no kugenda neza uko bikwiriye. Ndabakunda cyane, Uwiteka kandusha. Muri iki gihe Eliya, Bibiliya iratubwira ngo ni Eliya wita Ishubi. Dusomya no magambo kugira ngo nkubwire ku mbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana no kurinda kw'Imana, n'uburyo Imana igikora ibintu byayo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ntuzavuge ngo Imana mu kibazo ishobora kuza, ishobora kuba ihari ariko ikabikwihoreye kugira ngo irebe uko ukifatamo. Ntikizakwice, ahubwo Uwiteka akaba Imana yacu yo kuturinda no kudufasha no kutugirira neza. Yarinze Eliya ikamurinda muri kiriya gihe cyari gikomeye. Izi ni inkuru ndende kandi inkuru nyinshi. Uyu mwami Ahabu yabaye umwami wa Isirayeli mu gihe cyari kigoye, mu gihe cyari kibabaje, mu gihe cyari giteye ubwoba, mu gihe cy'abahanuzi benshi. Aza gushaka umugore utari umwisirayeli. Bibiliya ivuga yuko yari uw'iyo ngiyo muri za Samariya na za Tina na za Sidoni. Hanyuma aza kumushaka, amushatse azana ibigirwamana cyangwa imana zabo. Iyo Bibiliya ivuze ngo imana zabo, ntabwo ibivuze Imana yo mu ijuru, ahubwo ahanini biba bikunze kuba ari ibigirwamana. Uwiteka rero atugirire neza, atubere maso. Ngo amaze kumuzana ibintu birazamba, uyu muntu atoteza abahanuzi, atoteza abakozi b'Imana, agenza abavuga Imana, nk'uko nawe uno munsi hari Yezebeli uri ku buzima bwawe. Ariko Uwiteka agutsindire Yezebeli, akurwanirire kugira ngo Yezebeli uri ku buzima bwawe akurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mu gihe Yezebeli yarananije abahanuzi, ngo yari afite imana za Shera n'iza Bayali, zose ngo zari 850. kandi izi mana ntihazagira umuntu ukubwira ngo abarozi ntibakora, ngo cyangwa nyabingi ntizikora, ngo ibitega ntibikora. Ku bantu babyizera birakora. Izi mana rero zari zizwiho gutanga imvura. Izi mana zari zizwiho gukiza ubugumba. Urumva kuri bo zarakoraga. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo Eliya wita Ishubi hakurya ya Yorodani. Ntago Bibiliya igaragaza neza identite yiwe, ariko icyambere nuko Eliya yari umwe mu bahanuzi b'Igereyadi hakurya ya Yorodani, mu bihugu birebire by'imisozi miremire. Rero ni ukuvuga ngo agaragara muri iki gihe, ariko Bibiliya iravuga ngo Eliya yagiraganaga ubusabane n'Imana, agafata ibihe byo gusenga, ngo ndetse ngo yari umugabo wari ufite ubwanwa bwinshi cyane, ariko ngo yari yambaye umwenda w'ubwoya bw'ingamiya. Hanyuma kandi ngo yarangwaga n'ibihe bidasanzwe byo gusenga, akagira umwanya wo gusenga, akagira uburyo afata umwanya wo gusenga, agakomeza asenga
uwiteka aramushyigikira, ariko ngo agira ishyaka ryinshi, agira ifuhe ryinshi. Imana ishimwe. Nimba ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana, Imana izaguhemba. Nimba ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana, Imana izakurengera, Imana izakugirira neza, Imana izakubera amaso, nta kintu na kimwe cyayinanira. Humura. Ndagira ngo mvuge kuri ibi bintu. Abahanuzi benshi muri iki gihe baratotejwe, nk'uko no muri iki gihe mushobora kuzikanga abahanuzi barimo batotezwa, kandi n'ubundi baratotezwa. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo uyu ni umwaka w'umuriro, ni umwaka w'impinduka, ni umwaka w'Imana ije guhoramo inzigo. Birashoboka, ushobora kubivugira hano bikumvwa n'abantu bakeya, ariko ba bantu bake babyumvise bakaba ari ab'umumaro. Imana ishimwe cyane. Ni umwaka ugiye kuzana impinduka, ugiye gutuma abantu benshi bamenya ko Imana yavuganye n'ubwoko bwayo. Uwiteka ashimwe kandi ahimbazwe. Ndagira ngo tuvuge kuri ibi bintu bikurikira. Ubundi mu Kinyarwanda tuzi yuko amazi ajya azimya umuriro. Hanyuma rero Eliya mu kujya kwihisha aho yari yihishe kuri uriya mupfakazi, Eliya ntago byari bisanzwe. Aho Imana yamuhishe, Ahabu yarahije abami, yarahije ingabo, yarahije ibihugu by'ibituranyi, ariko Eliya baramushaka baramubura. Bisobanuye ngo Imana iyo yaguhishe iba ifite uburyo izakurinda. Iyo Imana yaguhishe iba ifite uburyo ikora ibintu byayo bucece, abantu bakazashiduka n'ubundi barimo bakubona utarapfuye, barimo bakubona uriho, barimo bakubona umerewe neza, barimo bakubona ushinjagira, ushize impumu, utambukana ishema n'isheza imbere y'abakurwanyaga. Uwiteka tugirire neza. Hanyuma hari ikintu ngira ngo tuvuganeho gakeya. Imana imaze guhishurira Eliya ahagaze mu budahangarwa, aravuga ngo ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli, nta mvura izagwa, nta n'ikime kizaboneka muri iki gihugu kugeza igihe nzavugira. Ahanini iyo abahanuzi duhanuye ibintu bibi, natwe bitugeraho. Iyo dusengeye abantu tukavuga ngo bamererwe nabi, ntago wamenya aho umusada wawe uzaturuka, ntago wamenya aho ubutabazi bwawe buzaturuka. Ariko umuhanuzi ntago ajya agira amarangamutima nk'uko benshi bayagira. Eliya rero yahagaze muri iryo jambo, arabivuga kandi bibaho. Ijwi ry'Imana rirongera rimugarukaho. Rimaze kumugarukaho, ndagira ngo nihute cyane mvuge ku isaha y'Imana, uburyo Imana ikora. Ngo bagera kuri uno musozi Karumeli. Ni umusozi mwiza. Abantu abenshi mujya mwumva ko abapasiteri abenshi, abahanuza, abisilamu bo inshuti zacu bajya imanka, abandi bajya kumva ya Yesu, cyangwa bakajya aho bamubambiye. Niho wumva ujya wumva ngo bahakura imyuka y'ibitangaza, bahakura iki, cyangwa bakagenda bakazana amabuye yaho, amazi, ibiki byose. Ibyo bintu ujya byumva ukumva ngo umuntu yagezeyo, ariko kuhagera utaravuganye n'Imana nta kintu byakuraho. Gusa mvuze hano i Karumeli, aho bene Kora cyangwa abana ba Kora bajyaga batambira ibitambo, ariko ahantu igitambo cyari cyarasenyutse. Uwiteka yongere kukubaka mu bihe byawe bya kera wataye, mu bihe byawe bya kera wibagiwe, mu bihe byawe bya kera byo kuvugana n'Imana, mu bihe byawe bya kera
wajya kugirana ubusabane n'Imana, Imana ikakurengera, Imana ikagutabara, Imana ikakugirira neza, ukamenya amakuru y'ibyenda kuba, ukamenya amakuru y'ibya, ariko uno munsi wa none ni wowe abarozi batsikamira, ni wowe bagira gute, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byanzanye, ahubwo naje kukubwira ngo uyu mwaka hari icyo Imana ije gukora, hari ibyo ije gusubiza, hari ibyo ije gushyira ku murongo, ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe iminsi yose. Amen, haleluya. Nuko ngo bahageze arababwira ngo rero nta kintu cyinshi turi buvuge, yari amaze guhura na Ahabu, aramubwira ati ntabwo turi budigisite byinshi, ntabwo turi bunegosiye, ahubwo wowe tuma habo bahanuzi. Inshuti yanjye, iyo wasenze Imana nta mpamvu yo kujya kugira guhinda huruhuruhuru, reka babanze, bo ni benshi, bareke babanze, nta kimana itakora. Imana ibishoboye byose, irakora, iravuga bikaba, yategeka bigakora, nta kintu kijya kiyinanira. Reka puresha, Uwiteka arashoboye. Hari igihe umuntu ashyiramo ibibaraga, gashyiramo ubwenge bwinshi, gashyiramo n'ubugambanyi, gashyiramo no kubeshya, bikarimba kanicana, bikarimba kanahemuka, ariko ntibigire icyo bimara. Uwiteka rero niwe ubishoboye. Ndagira ngo nkumenere ibanga ngo ubundi aba bahanuzi ba Bayali bajyaga bagira igihe, iyo bajyaga gukora biriya, gucana biriya bitambo cyangwa gutanga biriya bitambo, ngo bajyaga bagira ibintu by'amapamba bashyiramo, noneho baba barimo guhamagara Bayali, bya bintu bikazacumbuka, bakagira ngo koko ni Bayali, abari baraho bakagira ngo ni Bayali bikoze, naho n'ubutekinisiye bwabo. Rero hari abantu bafite ubutekinisiye muri ino minsi, bafite utuntu bagenda bifashisha, bakavuga ngo Imana yakoze kandi atariyo yakoze, ahubwo ari utwo tuntu twabo bifashisha, ariko igihe kiraje kigere bigaragare. Eliya rero ngo yari yabatahuye, aravuga ngo nimuzane amazi, muzane n'intango, mushyiremo, muzengurutse, mubage n'ikimaze, ngo barikatagura, ngo agezeho ngo arababwira ngo mbe, ngo noya, ngo hoya, ndafashijwe, ngo nimwongere muhamagare, ahari iyo Mana yanyu yaba yasinziriye, nimwongere muhamagare, ahari iyo Mana yanyu yaba yazindutse. Ntiyaryama twashira, habe no guhumbya twashira. Imana irinda Abisirayeli, ntiryama ntabwo isinzira. Kuko rero yarazi iryo banga, agenda ababwira utwo tuntu, arimo abareba, ariko arimo acungana n'isaha. Haleluya. Arimo arebana n'igihe, arimo areba aho igihe kigeze, arimo amenya aho igihe kigeze, ngo nuko cya gihe cyo gutamba ibitambo kigeze. Muhanuzi nyamuhanuzi, umupasiteri nyamupasiteri, umukozi w'Imana umwana w'Imana nyamwana w'Imana, umunyamasengesho nyamunyamasengesho, umuririmbyi nyamuririmbyi, umuntu wahamagawe n'Imana, pana uwahamagawe n'abantu, pana uwahamagawe n'amafaranga, pana uwahamagawe na pasiteri, pana uwahamagawe n'ibyo bintu byose mvuze, amenya isaha yo gusenga, amenya isaha y'ibitambo. Eliya ngo umuhanuzi arabahigika iyo saha igeze, ngo yenda amabuye 12 ya Isirayeli, asana igitambo cyari cyarasenyutse mu izina ry'Uwiteka Imana. Arangije ngo agenda ashinga ibuye, avuga ngo iri ni irya runaka, iri ni irya Benyamini, iri ni irya Yosefu, iri ni irya Yuda, iri ni irya Lewi, mpaka arayatondekanya ya mazina yose, kuko iki gitambo cyo cyari cyarasenyutse. Arongera aragisana mu izina ry'Uwiteka Imana. Aravuga ngo aba ni benshi ariko nge ndumwe. Avuga amagambo 3. Aravuga ngo Mana ya Isirayeli, Mana ya Aburahamu, Imana y'ibitangaza, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, Imana ikomeye, Imana itajya yimana, Imana ivuga bikaba. Nawe nuvuga ubutatu butagatifu, nuvuga Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera,
Uwiteka azagushyigikira, Uwiteka azakurinda, Uwiteka azakugirira neza, kandi ibintu byose azabikorera kwihesha icyubahiro. Uwiteka turinde mu izina rya Yesu, amen.